banje kubasuhuza mwese abajya badukurikira kuri uyu muyoboro wa RTV. Imana ibaha umugisha. Tumaze iminsi twigana ijambo ry'Imana, ayo mahirwe tukayagira, none n'uyu mwanya turayagize. Turabakiriye rero kugira ngo muze dufatanye kwigana ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi twigana igitabo cya mbere n'icya kabiri Pawulo yandikiye Abakorino. Turacyari mu gitabo cya mbere, tugeze mu bice 14, ariko tukaba twari tumaze icyumweru cyose twigana ku bijyanye n'impano z'Umwuka Wera. None tukaba tugeze ku cyigisho kivuga ngo ibiranga urukundo. Rero tubararikira kugira ngo muze dufatanye kwigana ijambo ry'Imana muri uyu mwanya, kugira ngo twese Imana iduhane umugisha. Rero yaba ari njyewe turi kumwe turi kuvugana, nitwa Nigena Etienne, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Liberateur Jean Floribert. Nawe turamwakiriye muri studio. Imana iguhe Yego, murakoze kutwakira muri studio zawe. Yego, urakoze cyane kuboneka. Imana umugisha nanone udasanzwe uruta yindi twagize. Yego, kuboneka muri uyu mwanya. yego, Uyu mwanya burya ni umwanya udasanzwe, yego, umwanya wo kwigana ijambo ry'Imana. Tuba twiriwe hirya no hino, ibintu byinshi nyine nawe urabizi yego. uburyo muri uyu mujyi biba bitoroshye, Mm. ariko tujye dushimira Imana ko tuba tugarutse turi amahoro, none tukaba tugize n'umugisha wo kwiga ijambo ry'Imana. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Rero nk'uko tumaze iminsi twigana icyigisho kiboneka mu gitabo muri Bibiliya, Yego. urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino. Mm. Turacyari mu gitabo cya mbere, tugeze mu bice bigera hari muri 13, 14, Yego, twigana amagambo Pawulo yandikiye Abakorino. yego. Tumaze icyumweru cyose twigana ibyerekeranye n'impano z'Umwuka, Mm. twizemo byinshi. Yego. None tugeze n'ahandi hari kutubwira ibintu byerekeranye n'urukundo. Ejo rero twari twize icyigisho cyiza, twasoje tureba uburyo urukundo ari ingenzi koko, cyane. aho twabonye yuko urukundo turi kwiga atari rwa rundi umudamu akunda umugabo we. Twabonyemo ibintu bitandukanye n'ibyo twajyaga twibwira. Eh. Abenshi twari tuzi urukundo, umuntu aba akunda mugenzi we, Mm. rwa rukundo duheraho dufasha abandi, abashonje. Mm. Twasanze urwo rukundo abenshi twajyaga twishuka ko ari rwo rukundo atari rwo. Cyane rwose. Rero urumva iki cyigisho ni cyiza cyane, Mm. kiba cyongeye kwagura ibitekerezo byacu, Cyane. kiba cyongeye kuzamura imitekerereze yacu, kugira ngo n'ibyo twajyaga twibwira ko hari bitabaho, uyu munsi tubone ko bihari kandi bishoboka. Yego, Rero tugize umugisha udasanzwe, yego. tugize umugisha udasanzwe kuri uyu munsi. Ho insanganyamatsiko yaho iravuga ngo icyo urukundo rukora. Uyu munsi tugiye kureba icyo urukundo rukora. Ubundi wowe ubona urukundo rukora iki? Bitewe n'ibyo twajyaga twibwira mu mitwe yacu ko urukundo ari rwa rundi nyine rusanzwe tuzi. Yego. Uyu munsi kuba nahita nkubwira ngo urukundo tugiye kwiga rudasanzwe twari dusanzwe tutazi, byangora. Ariko gusa turaza gusoza iki cyigisho tumenye ikintu urukundo rukora, cyane yuko ejo twari twamaze kubona yuko bitewe n'uko urukundo ari ingenzi, twamaze kubona urukundo urwo ari rwo. Twabonye ko ari rwa rundi ruhe, urukundo rutagira ikigombe, rwa rundi rwa Yesu Kristo yadukunze rwatumye apfa ku musaraba. Mm. Ubwo natwe bivuze ko hari uwo wapfira. Twebwe biragoye cyane, gusa ubwo bivuze ko natwe hari uwo wapfira kugira ngo urwo rukundo koko nk'urwo Kristo yapfiriye abantu, natwe tuba ari rwo tuba twamaze gushyira mu bikorwa. ya Rero ariko buriya reka dukomeze, Mm. turaza gusobanukirwa neza n'iby'uru rukundo Mm. rw'ingenzi twabonye ejo. Yego. Rero tugiye kureba icyo urwo rukundo rw'ingenzi Mm. rukora. Yego. Rero mbere y'uko dukomeza, numva twabanza tugasenga, ukadufasha mu isengesho. Reka twubashye Imana dusenge. Uwiteka, turagushimye turaguhimbaje, icyubahiro n'ikibi cyawe. Amen. Tugushimiye yuko ubana natwe. Tugiye kwiga icyigisho kigaragaza uburyo urukundo ibyo rukora. Uwiteka, utubashishe kucyumva twebwe n'abadukurikiye, mu izina rya Yesu. Amen. Rero muvandimwe Liberateur, Yego. icyigisho turi kwiga nongere mbisubiremo ntabwo gisanzwe. Mm. Ibintu
dushyiremo n'urukundo kandi muri iyi minsi ibintu by'urukundo rwose usanga ukurikije ibyo abantu bagenda bavuga ku materi zigenda ziterwa n'abantu batandukanye, ibintu by'urukundo muri iyi minsi birimo ibibazo. Se twajyaga twibwira ko urukundo nyine ari rwa rundi ruri hagati y'umuntu na mugenzi we, umugabo n'umugore, kandi koko wareba abantu bashakanye bakundana mu minsi itarenze 2 ngo urugo rurashenyutse, urukundo ukibaza ibintu by'urukundo ukabona ntabwo. none ariko burya nituza kwiga neza turaza gusanga n'uyu munsi urwo rukundo rw'ingenzi twabonye ku munsi w'ejo ruraza n'ubundi gukubitira kuri za zindi twajyaga twibwira, usanga ari rwo nyamukuru, ari rwo rutuma na za zindi uyu munsi twitaga inkundo twari dusanzwe tuzi arizo zubakiyeho, ariko zubakiyeho. Rero icyo urukundo rukora tugiye kubirebera hamwe, dusaba abadukurikiye gutanga komenti, kutwandikira, kubaza ibibazo aho byumvikanye, aho bitumvikanye babaze, kugira ngo mbega birusheho kugenda neza. Rero hari amagambo twari turi gusoma yo mu Rwambere rw'Abakorino igice cya 13 kuva ku murongo wa 4 kugera ku wa 7. Aya magambo ndifuza yuko ariyo twabanza dusoma, ubundi tukiga icyigisho cyacu aya magambo twayasomye. Urwambere rw'Abakorino igice cya 13 kuva ku murongo wa 4 tugere ku wa 7. Handitse ngo iki? Urukundo rurihangana rukagira neza. Ubwo ibyo ni ibintu bibiri bahise batubwira ko urwo rukundo nyakuri cyangwa rw'ingenzi ibyo rukora rurihangana rukagenza gute? Rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari. Icya gatatu, urukundo ntirwirarira. Icya kane, ntirwihimbaza. Gatanu, ntirukora ibiteye isoni. Gatandatu, ntirushaka ibyarwo. Karindwi, ntiruhutiraho. ntirutekereza ikibi ku bantu. Amen. ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi. Amen. ahubwo rwishimira ukuri. Ku murongo wa 7 ari nawo tugiye gusorezaho, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Amen. Urumva rwa rukundo rw'ingenzi ibintu mbega rukora mu muntu. Ibi bintu wabibona ukabona ko noneho afite urukundo rw'ingenzi, rwa rukundo rwa Kristo, ari rwo rwatumye Kristo apfa ku musaraba. Rero aha hantu iyo tuhasomye ni umugabane w'ingenzi w'iki gice cyose. Ahantu dusomye Pawulo yandika kuri ibi biranga urukundo, yerekana icyo urukundo ari cyo ndetse n'icyo rutari cyo, cyangwa icyo urukundo rukora ndetse n'icyo rudakora. Hariya twabonye yuko urukundo ntirwirarira, rukora ibi. Nyine Pawulo yagendaga agaragaza bimwe mu iby'urukundo. Ubwo ibyo rukora kugira ngo ugaragaze ibyo rudakora n'imbusane y'ibyo ngibyo rukora. Yego. Niba batubwiye ngo urukundo rurihangana, yego, ubwo hari ibyo rutakora ku mbusane y'iryo jambo ryo kwihangana. Kandi ntirutekereza ikibi ku bandi. Yego. Ibyo nibyo rudakora. Muri rero biro bintu byose hagiye harimo ibintu urukundo rukora n'ibyo rudakora. Yego. Rero ahantu Pawulo ari kubyandika, afata urukundo akaruha imikorere ya kimuntu kugira ngo dushobore kurabukwa uburyo umuntu wuzuye urukundo ruyobowe na mwuka yifata. Mu kugaragaza urukundo kwe, Pawulo akoresha uruhererekane rw'inshinga. Kuri we urukundo rujyana n'ibikorwa kuruta uko rwaba ibyiyumvo cyangwa amarangamutima. None se ubwo urukundo rukora iki? Aha hantu bari kutwereka yuko Pawulo icyo agaragaza ari muri iki gice ni uko urukundo arugaragaza mu bikorwa. Burya urukundo rugomba kugaragarira mu bikorwa kuruta mu marangamutima. Noneho byajya byakumvikana burya umuntu nakubwira ko agukunda ibikorwa bitabigaragaza, uwo muntu azaba akubeshye. Yego. Azaba agupfunyikiye kabisa. Yego. Ariko urabona ko Pawulo ari kugaragaza ibintu biranga urukundo rw'ingenzi. Sibyo? Turi kubibona. Icya mbere rero hano barakitubwiye, nk'uko n'ubundi twari twabisomye muri Bibiliya. Ikintu cya mbere bari kutwereka ni uko urukundo rwihangana. Yego.
kuba urukundo rwihangana rero Mm. bari kudusobanurira batubwira yuko Mhm. rushobora kwerekana ukwihangana yego ndetse no mu gihe ugoswe n'ibihe bikuruhije. mbega urukundo rurihangana n'igihe waba uri mu bihe bikuruhije, bya bihe tujya tugeramo tukumva biraducanze, urukundo burya iyo urufite ubasha kwihangana. ubwo bivuze ko cya gihe tubonye Mm. ingo Mm. z'uyu munsi ziri kubakwa ariko ukabona nk'icyumweru kirashize bahise bahagaze ruhise hose. rusenyuka. ubwo bivuze ko niba kwihangana kubuze, urukundo rw'ingenzi Ntabwo ntabwo ruri ruhari. muri urwo rugo, cyane rwose yaba ari umugabo yaba ari umugore. Kwihangana niba Ntabwo byaba kubuze, ubwo urwo rukundo nta rugende gute, nta ruhari. nta ruhare. Rero bagakomeza batubwira ko nanone kwihangana kugaragaza ubushobozi bwo kwihanganirana. mbega ababanye bakihangana, Niba habonetsemo n'abagize ibyo bapfa, bagomba kwihanganirana. yego ntagomba kuvuga ati sha ujye njye. uzi ikindi kintu se, urukundo Mm. burya rugira neza. Icyo ni icya kabiri. Mu kuvuga ko urukundo rugira neza, Pawulo aba ashaka kuvuga ko urukundo umuntu akunda abandi rugomba gukurikiza impuhwe n'imbabazi Imana itugirira. Bivuze ngo kugira ngo tugaragaze yuko urukundo rugira neza, Pawulo aba ari kugaragaza yuko urukundo dukunda abandi rugomba kuba rushingiye kuri za mpuhwe n'imbabazi z'Imana. n'Imana yacu natwe iba yagaragaje. yego Mbega uburyo twebwe yenda ubwo bari kuvuga ku bantu bamaze gusobanukirwa n'ubugiraneza bw'Imana. yego Abo bantu rero bamaze kubisobanukirwa, Mm. nabo bagomba kuba abafatanyabikorwa n'Imana kugira ngo Mm. bagaragaze urwo urwo rukundo nyakuri Mm. rwo kugira neza. Yego. Urumva bagomba gukora nk'uko Imana igende gute iba yabakoreye, yego nabo bagakora nk'ibyo Imana yagenje gute yakoze. Ikindi batubwiyemo Mm. ku by'urukundo rukora, Mm. rwishimira ukuri. yego Mbega ubwo ntirwishimira ikinyoma. ngo bize ngo mu gihe ntabwo twebwe icyo kintu cyarukora. mu gihe twebwe rimwe na rimwe tuba dukunze ikinyoma, ubwo runo rukundo tuba tutakirufite. kuko urukundo iyo urufite ruba rugomba kwishimira iki? ukuri. Ukuri. Reka twigire ku kintu cya kane, ikindi ni uko rubabarira byose burya. Rubabarira byose. Mu bifuti iryo ari ryo ryose umuntu yakora, yagukorera uba ugomba kumubabarira mu gihe ufite runo rukundo. ubwo birahita bitujyana n'ubundi, kuko bari kutubwira ngo urukundo rw'ingenzi Mm. ni urwatumye Kristo ajya ku musaraba. yego Reba ibintu byose rwagenje gute, mbega rwababariye. yego akababarira n'abamuteye Ntagire ikintu- icumu. ntagire ikintu yitaho yego agiye kubabarira. yego Reba n'igisambo ku musaraba, Mm. harimo wavuze ngo niba uri umwana w'Imana koko ikize natwe dukize. Sibyo? Ariko n'uwo nguwo Kristo yari amufitiye imbabazi. Ibaze Cyane. umuntu wamushinyaguriye gutyo, ariko Kristo akamugirira iki? Imbabazi. hari Urumva- n'abasirikare bari aho bari kuvuga bati Yesu wakijije abandi, nawe ngaho ikize tubirebe kuri uwo Mm. mwami koko. Buriya Yesu rero yari afite urukundo ruhebuje, ari narwo uyu munsi natwe dusabwa kugira. Icya gatanu batubwiye Mm. batubwiye yuko rwizera byose. Urukundo rwizera byose. Rwizera byose. Ubwo ibintu byose, ubwo byaba ari ukuri byaba ari n'ibinyoma, rwizera byose. Ubwo nicyo bari kutubwira. Bari kutubwira yuko impamvu rwizera byose, ni uko kwizera byose bisobanura kwizerana. Mbega bivuze ngo ku bantu bafite uru rukundo bagomba, niba ari abashakanye, bagomba Mm. kuba bizerana. mbega ntihagire uwagira ikindi kintu akeka kuri Kundi. mugenzi we. Hari umugabo rero twaganiriye uyu munsi Mm. yatubwiye ngo nta muntu kuri iyi si yizera, Eh, ngo habe n'umugore we ngo ntamwizera, ubwo ngo se kubera ko ubwo ngo umugore ngo ni umwana w'undi, yizerane. ngo nta muntu n'umwe yizera ku isi. Ubwo se ni abaye atizera uwo bashakanye, ubwo yaba yizeranye. Bari bamutiye telefone, abwo baravuze ati ngo have utayitwara ngo ubu ugiye kuyirukankana. Urumva ko Abantu nyine kwizera ubwo byarashize. urumva Eh. urukundo koko Eh, Kristo yavugaga ko ruzakonja. eh. Ubwo nicyo ni ikimenyetso kigaragaza koko rwakonje. Rwamaze gukonja kuri Ntabwo bamwe. ntabwo rukizera, ntabwo rukizera. Yego. Niba umuntu agutiye nyine ugahita wumva ko Mm. ibyo agutiye atabikugarurira, Mm. urumva urukundo rwamaze kugenza gute, Mm. rwamaze kuba ingume mu bantu.
hari ikintu cya gatandatu noneho njye nakomeje gukunda, rwiringira byose. ese buriya rwiringira byose, ubwo wowe iyo bavuze kwiringira wowe wumva bisobanuye iki? hano bari kutubwira yuko impamvu rwiringira byose, ehe buri gihe ruba rushaka Mhm. kuvuga kwizera cyangwa kwitega ko ikintu cyiza kizabaho. bivuze ngo kwiringira byose ntabwo ari ukwiringira ibibi ko bizaba, ni ukwiringira yuko byanze Ibyiza. bikunze hari ibyiza bigomba ibyiza kuzaba. bigomba kuza, kuko niba ibibi bije ariko inyuma y'ibyo bintu bibi Yego. hari n'ibyiza biherekeje. Bibiliya ikavuga ngo kwizera ni iki? Kwizera ni ukwiringira ni ukwiringira rwose, No. udashidikanya, ko ibintu bizaba nyine ibyiringirwa ko bitazabura kuba. kuba. Rero hari n'ikindi kintu kindi gisoza twabonye baduhaye muri kiriya gice cya 13 ku murongo wa 4 kugera ku wa 7, rwihanganira byose. Aka kantu tugatindeho ko rwihanganira byose, kuko kuri 4 twari twabonye yuko rubabarira byose, noneho kwihanganira byose. Kwihanganira byose, ariko aha hantu bagiye bashyiramo byose, iri jambo ni ryo kwitondera. Urukundo burya rw'ingenzi ntabwo rworoshye. bagiye bashyiramo ibintu byose byose byose. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose, nta na kimwe mbega rusiga. yego ariko nyine aho ngaho harimo ikigombero, harimo ikigombero kuko harimo n'ibyo rutakora. ubwo niba hari ibyo urukundo rukora, twabonye ko hari n'ibyo urwo rukundo rudakora. urumva rero ibyo rudakora ntabwo ruri muri bya bindi byose. yego urumva ibyo byose bari kutubwira ni byiza gusa. kuko aha hantu avuga ngo rwihanganira byose, Pawulo yari ashatse kuvuga ngo afite ubusobanuro bumwe hano, akaba asobanura ko kutagamburura igihe uri mu birushya. Pawulo akoresha ijambo ririya ryo kwihanganira byose mu iherezo ry'umurongo, agira ngo yirinde gusubiramo ijambo yari yavuze bwa mbere, gusubiramo ikintu kimwe, ndetse agakoresha amagambo atandukanye. aba ashaka gukurikiranya ibitekerezo ku kwizera no kwiringira nk'ingingo yo kwibandwaho. mu yandi magambo rero, urukundo rwihangana binyuze mu kwizera no kwiringira. bivuze ngo kugira ngo rwihangane binyura muri bya bintu bibiri twabanje, kwizera no kugira iki, no kwiringira. bivuze ngo ziriya sitepu ebyiri ubaye utazigezeho, n'ubundi iyi ngiyi isoza nayo ntabwo ntabwo wayigeraho. uzayigeraho yo kwihangana. ntabwo wayigeraho. urumva niba rwizera rukaba runiringira, rukaba runababarira byose, yego ubwo bivuze ko izo ntambwe utazibanjeho, yego ntabwo kwihanganira byose byakunda. ntabwo byakunda. rero ndumva icyigisho cyacu kiri kugenda kiryoha cyane rwose, kiri kugenda kiryoha, kandi tugeze ku bintu uyu munsi bigomba kwitabwaho, kuko ukurikije uko abantu muri iyi minsi tubanye ntabwo bimeze neza cyane. urumva turasabwa kongera gusubira ku isoko, tukagira runo rukundo, kubera yuko tubonye ibintu bigera muri bingahe, muri 7 urukundo rukora, rwa rundi rwa Kristo. iyo ufite runo rukundo rwa Kristo, ibi bintu bishobora kugusuzuma bikakwereka yuko urufite koko cyangwa rudahari. ukibaza uti ese rurihangana urukundo mfite, rugira neza, rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. ibi bintu byose uko ari 7, ukaba ureba ko urukundo rwawe ruhuje n'ibi bintu. rero ijambo ry'Imana ni nk'igipimisho cyangwa umunzani cyangwa indorerwamo. urumva ijambo ry'Imana uyu munsi niba rigarutse mu matwi yacu, noneho ku kintu cyerekeranye n'urukundo, tubona uburyo mu miryango uyu munsi babanye, tubona uburyo ababyeyi n'abana babanye, abagabo n'abagore babanye, muri sosiyete tubanye, biragaragara ko urukundo nta ruhari. rero ijambo ry'Imana muri uyu mwanya riri kuturarikira kongera kugira urukundo rw'ingenzi. amen. rero tubonye ibyo urukundo rukora, kandi dusanze koko dutsindwa cyane rwose. niba urukundo rukora ibi bintu tubonye, kandi twisuzumye twasanga ibi bintu ntabyo dufite, rero ni ugusaba Imana kugira ngo
idufashe tubashe gushyira mu bikorwa ibyo ijambo ry'Imana ridusaba, amen kuko nibwo tuzagira imigisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, imiryango yacu uyu munsi yongere kubonekamo amahoro, nibwo ibi byose bizagerwaho. yego amen ubwo nibiba ngombwa ko ibi bidashyirwa mu bikorwa n'abantu, n'ubundi sosiyete mu miryango bizakomeza kuba nabi, ariko nitugira umugisha umwuka wera agakomeza kubana n'abantu, Imana nayo igakomeza kudufasha, yego kandi natwe dushyiremo imbaraga, Amen. kugira ngo ibi bintu rwose tubonye mu ijambo ry'Imana ritubwiye kandi ritwigishije tubashe kubishyira mu bikorwa. yego Rero n'ubundi nk'uko twatangiye dusenga, twasoreza hano mu isengesho n'ubundi dusaba Imana kugira ngo iduhe imbaraga. reka rero dusoze dusenga, ariko mbere yo gusenga tubibutsa abantu bose badukurikiye kuba mwagira ibibazo mufite mukaba mwabyandika muri comment, cyangwa mukinjira mu rubuga rwacu rwa WhatsApp aho tuganirira, tukagira byinshi cyane tuganiraho cyane. Rero reka dusenge twiragize Imana. Amen. Uwiteka turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye yuko warinze twebwe abigaga iki cyigisho n'abandi badukurikiye, none kikaba gisoje amahoro, icyubahiro n'ikibi cyawe. Uwiteka uduhe guhinduka no kugira mwene uru rukundo rurangwa na biriya bintu birindwi tubonye. Ibyo ni byo tukwakiye ubuntu mu izina rya Yesu, amen.